nibyo gore zikaze kuri YouTube channel. Kuri umwe tugiye kugaruka ku muhanzi w'icyamamare hano mu Rwanda wamenyekanye nka Chris Easy. By'umwihariko tugiye kubanza turebere hamwe indirimbo ze amafaranga zinjije, cyane ko Chris Easy ari umwe mu bahanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda binjiza amafaranga menshi ku ndirimbo ze. By'umwihariko tukagaruka nk'indirimbo nko ku ndirimbo yitwa Inana. Iyi ni indirimbo yinjije amafaranga menshi kurenzaho kubitekereza. Ahari ushobora kubona cyangwa se ibyo ugiye kumva yinjiza amafaranga menshi, ukibwira ko kuba yinjiza gutyo ayaryaho wenyine, amafaranga yiwe aribwo n'abantu benshi, ariko nawe asigarana amafaranga atari makeya. Kuri uyu mwanya rero nk'uko nabikubwiye, tugiye kugaruka ku mateka ye ndetse tunarebere hamwe indirimbo akora amafaranga zigenda zinjiza. Ubusanzwe ubundi Chris Easy yavutse 2001. Ukwezi kwa karindwi kuyari tariki 5 niho uwiswe Rukundo Christian Nsengimana yavutse, waje kumenyekana mu gihugu cy'u Rwanda nka Chris Easy. Ku myaka ya 24 n'umusore wafatishije haba mu gihugu cy'u Rwanda, muri Afurika ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Uyu Chris Easy rero tugiye kumugaruka by'umwihariko turebera hamwe indirimbo yasohoye, turebe ngo buri ndirimbo yinjije amafaranga angana gute, cyane ko uyu musore ari mu bantu hano mu gihugu cy'u Rwanda bafite indirimbo zirebwa ku rwego ruri hejuru, by'umwihariko zigakundwa n'urubyiruko kubera ko indirimbo z'ubundi akunze kuririmba, bavuga ko ari umuhanzi uririmbira abana. Tudatinze rero reka duhere ku ndirimbo ya mbere. Indirimbo ya mbere turi buhereho ni nayo ndirimbo yasohoye kuri channel ye ya Chris Easy. Indirimbo akaba yarayise Faster. Indirimbo Faster ni indirimbo yarebwe n'abantu imaze kurebwa n'abantu bagera kuri 1,400,000, ikaba imaze imyaka 3 isohotse. Indirimbo rero yarebwe kuko nabikubwiye na 1,400,000. Faster rero yinjije agera kuri 8,000,000 niyo mafaranga iyi ndirimbo imaze kwinjiza. Impamvu ngubwira abahanzi icyambere binjiza amafaranga menshi ni ukubera yuko indirimbo zabo zirebwa mu Rwanda, mu mahanga, mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Ugasanga rero iyo ugize amahirwe indirimbo yawe ukareberwa mu gihugu kitari icyawe, winjiza amafaranga yikubyemo inshuro 2 ayo wari kwinjiza. Tudatinze rero reka tujye ku ndirimbo Amashu. Indirimbo Amashu Chris Easy igihe imaze isohotse nayo ni imyaka 3, imaze kurebwa na 4,400,000. Iyi ndirimbo rero yinjije agera kuri iyi ndirimbo Amashu yinjije agera kuri 42,000,000, kubera ko iyi ndirimbo by'umwihariko umwihariko ifite ntabwo yarebewe cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Impamvu amafaranga yabaye menshi cyane ni kubera ko iyi ndirimbo yarebwe by'umwihariko n'abantu benshi bo mu bihugu bigiye bitandukanye, kubera ko iyi ndirimbo nyine mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo ariho yarebewe cyane. Indi ndirimbo rero uyu musore yasohoye igakundwa cyane, by'umwihariko yanakunzwe n'urubyiruko, ni indirimbo yitwa Amashimwe. Imaze imyaka 2, imaze kurebwa n'abantu bagera ku 657,000. Iyi ngiyi ni nayo ndirimbo Chris Easy yasohoye yarebwe n'abantu bakeya, ikaba yarinjije agera kuri 1,000,000 gusa, kubera ko iyi ndirimbo ntabwo yakunzwe ku ruhando mpuzamahanga, yacuranzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tujye ku ndirimbo rero yabiciye bigacika, igakundwa n'abantu benshi, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Rwanda no mu bindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye, ku buryo iyi ndirimbo usanga views nyinshi ifite atari iza hano mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo zaraturutse mu mahanga. Byanatumye iyi ndirimbo yinjiza amafaranga menshi cyane, aho iyi ndirimbo yiwe yinjije agera kuri 1,062,000, yararebwe n'abantu 9,900,000. Nakubwiye ngo iyo amafaranga iyo abantu barebye indirimbo yawe batari mu gihugu cyawe, amafaranga wari bwinjize aza yikubyemo inshuro 2. Nimba ari bwinjize 20,000,000 ziza ari 40,000,000, kubera ko indirimbo yawe iyo yarebewe hanze nyine amafaranga aba menshi. Indi ndirimbo yahise akora rero igakundwa by'umwihariko benshi twanakunze ni indirimbo yitwa Edeni. Edeni rero ikaba yaramwinjiriza amafaranga menshi, aho nayo yinjije agera kuri
25, aho kugeza kuri ubu ngubu imaze imyaka 2 imaze kurebwa na miliyoni 5 z'abantu. Indi ndirimbo yahise asohora yakoze amateka ikaba n'indirimbo y'umwaka yasohoranye na Philipita na Kevin Kade, indirimbo Jugumira. Indirimbo Jugumira ni indirimbo imaze kurebwa na miliyoni 10 imaze umwaka umwe, ikaba imaze kwinjiza agera kuri miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi ndirimbo ikaba iri no mu ndirimbo zigikunzwe kugezana n'iki gihe, ndetse nta n'undi muhanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda urongera gusohora indirimbo nyuma ya Chris Easy bwitirebwa na miliyoni 10 mu gihe kingana n'umwaka umwe. Indi ndirimbo rero tugiye kuho ni indirimbo yitwa Sekoma, imaze amezi 8 gusa, aho imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 7,700,000. Iyi ndirimbo ikaba imaze kwinjiza agera kuri miliyoni 30 z'amafaranga ya hano u Rwanda. Iheruka ni Samborera. Samborera ni indirimbo iheruka kuri ubu ngubu, ikaba imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 4,100,000, ikaba imaze kwinjiza agera kuri miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Wumva ko Chris Easy buri mwaka yinjiza amafaranga menshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko kuri YouTube. Impano ya Nsengiyumva Rukundo Christian umaze kwamamara nka Chris Easy ikomeje gutangarirwa cyane kubera ubuhanga bwihariye ayihuza nabwo byagera ku ijwi rye, abiganjemo abakobwa imitima igasimbagurika. Hari na bamwe batacyumva indirimbo z'abandi bahanzi kuko baba bumva ari nko kumuca inyuma. Umwihariko we, indirimbo ze zikundwa kuva ku mwana w'igitambambuga kugeza ku mukecuru cyangwa umusaza ufite imvi zabaye uruyenzi. Umuziki wa Chris Easy umaze gufata indi ntera kuko warenze imbibi z'u Rwanda, ku buryo muri bimwe mu bihugu bibiba imbibi n'u Rwanda yamaze gushingayo ibirindiro, ndetse asigaye yitabazwa na bamwe mu bahanzi bashaka gukora hit zifite icyanga cyangwa se indirimbo zifite icyanga. Ngo mu bitekerezo biri mu ndirimbo yise Edeni, hari umunya-Uganda wagaragaje ko amaze igihe kinini yaramwihebeye, ati ndi umunya-Uganda ariko uyu niwe muhanzi umwe rukumbi ukunzwe kugaragara ku rutonde rw'indirimbo numva kuva ku Nana, Amashu, Basi Sori n'iyi ngiyi. Edeni ni umuhanzi w'umuhanga, yaba mu miririmbire wumva ijwi rye ukanyurwa, yabihuza umudiho n'ijwi ry'indirimbo melody, ndetse n'isura ye ikurura benshi mu b'igitsina gore, agahu kakaba gahuye n'umwitsi. Mu ndirimbo nke amaze gushyira hanze, amaze kwerekana ko ari umwe mu bahanzi ngenderwaho muri iki gihe mu Rwanda. Yakunzwe mu ndirimbo zirimo Faster, Amashu. By'umwihariko iyi ndirimbo Amashu yarakunzwe ku buryo buteye ubwoba. Amashimwe yakoranye na Fireman, Edeni bigeze kuva bageze kuyo ageze kuyo bita Inana, nabyo biba ibindi ku buryo abantu bose bavuga ngo uyu muhanzi yabagaho. Ubu agezweho ni indirimbo yise Lala, yahuriyemo n'umurundi Kiriku Akiri. Iyi ndirimbo ikaba yarakunzwe cyane. Chris Easy yatangiye urugendo rw'umuziki ari umuraperi, yagiye agaragaza amahirwe mu marushanwa atandukanye, ndetse akajya ahirwa cyane no nko muri 2016 yegukanye irushanwa rya Talent Zone ryategurwaga na Royal FM. Hari abamwibuka mu mashusho yafashwe icyo gihe arimo kuririmba muri iri rushanwa, aho abari bagize akanama nkemurampaka barimo umuhanzikazi Mbabazi Fiona yamubwiraga ko afite ahazaza heza ariko akwiye kugira icyo avugurura mu miririmbire ye. Icyo gihe Chris Easy yatangiye aririmbana na mugenzi we witwa Orbit mu itsinda ryitwa Octognes. Iri tsinda ryakoze indirimbo zirimo
uzi ko usetsa, ese urabizi n'izindi zitandukanye. Yatangiye kuririmba muri 2021 ubwo yatangiraga gukorana na sosiyete ya GT Business Group ikora ibikorwa byo gufasha abahanzi gusobanura filime n'ibindi. Yabwiye Igihe ko kuririmba ari ibintu yatekerejeho kuva kera ariko ikaza kubishyira mu bikorwa ubwo yahuraga na Junior Giti akuriye Giti Business Group imufasha mu bikorwa byiwe byo kuzamura umuziki. Ati kuva kera numvaga nshaka gukora umuziki kurusha uko nakora injyana imwe, ahubwo igihe cyo kubishyira mu bikorwa cyari kitaragera kuko no kurapa nabyo nzajya mbikora. Nahuye na Junior Giti ampa igitekerezo tuganira, banteye imbaraga zo kubikora mpita ntangira. Yakomeje agira ati hano nahise mbona ariho hari umugati, reka ndwane, gusa isaha n'isaha nabakubita indirimbo ya rap ntawamenya. Abakunzi batweretse ko aribyo bashaka twabikora. Yavuze ko yaba kurapa cyangwa kuririmba byose nta na kimwe cyoroshye kuko byose ari nk'urugamba kubikora. Yavuze ko atavuye muri hip hop kubera uburyo abaraperi bafatwa, ahubwo yabivuyemo kubera ko atari iri gucuruza cyangwa se iyi rap itari iri gucuruza. Ariko by'umwihariko ubundi Chris Easy kugira ngo areke rap nuko yari yamaze kubonwa na Bruce Melody amugira inama y'uko agomba gukora umuziki usanzwe kuko rap buriya kumenyekana muri rap keretse ubaye umuhanzi uririmba bya bintu by'ibishegu nka bazi trap ndetse n'abariya bandi tuzi bajya baririmba indirimbo nka Vanessa, ariko ubundi biragoye ko muri rap wafatishamo nk'uko wafatisha mu ndirimbo zino zisanzwe zitari rap ariko zisi. Ni koko Chris Easy rero yavuye muri rap kubera ko Bruce Melody yari amaze kumugira inama akamubwira ko adateze kuzigera azamuka nagomeza ibintu bya rap. Aza no gukora indirimbo ye yitwa Faster, irakundwa. Akora iyitwa Amashu, iza ari urucabana, ageze ku yitwe Nana irabica biracika. Ni uko Chris Easy yabaye icyamamare ku ruhando mpuzamahanga. Reka ngushimire ko wabonye muri kino kiganiro, ngusabe gukora subscribe. Igihe twabanye ndi Isaac.